Amahoro, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu byose ari trebye. So ndashaka ngo tugire dukubite tubangura rero. Ni ukuvuga ngo umuntu amaze kunyandikira mu kanya abwira ngo tumugire inama, deja afite ubukwe muri iyi weekend. Nibwo afite ubukwe. Rero anyandikiye bitunguranye arambwira ati mungire inama. Ukuntu ikibazo kimeze rero. Umukobwa bagiye kubana yamenye amakuru ko uwo mukobwa ari uwa se wiwe, ariko uwo mukobwa bakaba atarabizi ko ari uwa se. Ngira ngo nk'uko yabinyandikiye yabimenye ku munsi w'ejo, amenya yuko uwo mukobwa ari uwa se, ariko agenda nawe ajya kubaza ababyeyi be uko ibintu bimeze, ariko yabajije mama we yabajije mama we, niwe yabajije. Nyuma y'uko rero amubajije ibijyanye n'uwo mukobwa arabimubwira byose, arangije aramubwira ati nubwo bajya bavuga ngo nawe uri uriya mugabo, burya ntabwo uriya ari we papa wawe, ahubwo uwo wita papa wawe ntabwo ari we. Byagenze nyuma, mbere y'uko tubana umuhungu twakundanaga yanteye inda aranyihakana, niko kubibwira kuyegeka kuri papa wawe atabizi, birangira tunabanye. Rero uwo musore ari kungisha inama, ariko namwe arimo nabyita nkaho ari kubagisha inama. Nimumufasha nanjye muraba mumfashije, cyane cyane ko twese ni umuryango mugari, tugenda dusharinga ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero afite ubukwe kandi yamenye ayo makuru, rero mumfashe nawe tumugire inama. Uwo yari azi ko ari se si we se, umukobwa bari bagiye kubana yamenye ko ari nkaho ari mushiki we, so ari nkayo wabyifatamo ute? Reka dufatikanye tumugire inama, ubundi ibindi dukomeze kugenda tubyandika muri comment, ndetse tunamugaragariza urukundo, dore ko n'ibihe bitoroshye. Umuntu ugiye gukora ubukwe akamenya amakuru mbere yayo iminsi 3 biba bitoroshye. So kora subscribe ubundi tujye tubana muri iki kiganiro tugenda tubona ndetse tugenda tugarukaho. Amahoro, murakoze cyane.